ni Fazal nimba mwibuka press conference twakoze dutangira shampiyona mvuga ko umupira n'ubundi wo mu Rwanda ukomeye cyane bitoresha kugira ikipe utsinda. Ni Fazal turangije ubona ko ama ekipe yose akomeye bigoye gutsindana hagati yacu uretse imisi ya nyuma hani ubona harimo ibitego nka bine igenda biboneka mu mikino itandukanye wenda bishobora kuba biterwa na fatigue. So ni Fazal ubona yari bagenda bakweganye. Ikindi kimenye nacyo cyabyo nuko murebe ekipe ya mbere ya kabiri ne ya gatatu ku ya kane twongere turebe abatangira hasi usanga tutarushanya amanota twese, bituma natwe biradufasha kumenya yuko tutakwiye kwirara mu gutegura retour. Navuga ko twanyuzwe ku cyane cyane yuko ari competition, ni competition kuba ushobora gusoza uri wa mbere, ushobora gusoza utaratsindwa na rimwe, nabyo biba ari byiza biradushimishije. Nubwo twifuza kuba twakabaye tugira amanota menshi, wenda abandi baturi inyuma twarusha menshi, ariko navuga ko aho bigeze bisa nkaho bishimishije. Twizera ko tuzaboneraho mu gukosora muri retour. Ni irushanwa ubu nta madetail menshi turabona, nuko ari wese detail ya nyuma duheruka nuko icya mbere cyo nuko tuzajyayo, icya kabiri nuko bamaze kutwandikira yuko tuzagina match ya mbere. Opponent ntabwo baratubwira groupe organisation uko birenzeho, hotel tuzajyayo turayizi, amatariki batwifuzaho 28 kuba turiyo byo turayazi. Byo taramenya ni abantu bose bemeye kuzaza muri iryo rushanwa ya Mapinduzi Cup. Bidukundiye nta gihindutse, twifuza kuba twavino kuri 27. Ni ibibazo numvise n'ibinyamakuru nabonye babyandika, barimo umushuti wanjye yara Julius nimba babivanye simbizi. Abanyamakuru ntabwo bamenya aho bavana ibintu, bagomba kwandika abacuruzi, ntako ntibyamira. Ariko Shaibu mwamubonye ari kuri liste, ubushe nabyo ko ari shwa y'abakoca n'umubare w'abanyamahanga, so baragenda barotatinga bose. Ni ibibazo aho uko babivuze numva ko bisa nkaho ari ibibazo bikabije cyane, bishobora kuba harimo ubwumvikane buke burimo ku mutoza cyane cyane bavuga ko wungirije. Numva twese tugira za kamera zitandukanye, nimba hari ibyo bashobora kuba bamuvugaho, ni ibintu biri abantu bashobora kuba biri manageable muri team, nta kibazo gihari. Mwana yibonye baraha, mwayibonye nta kibazo APR dufite, kandi nicyo twagira nk'abantu twagikemura. Nta mutoza utarayifuza abakinnyi, dufite n'imyanya 4, niba ngombwa tuzayongeramo, ariko magingo ya turabiteganya ko twakongeramo abakinnyi, ariko bidepanda no kuba opportunity y'abakinnyi baje biyongera ku bandi. Aho dufite imyanya 4, dufite abakinnyi twagiye dutiza hirya no hino dushobora kuba twagaruza mu ma ekipe atandukanye baye ngombwa, kuko urabona ko haboneka imvune hakazamo icyuho. Niba ngombwa tuzabashiramo, ariko nta wakwifuza kuba atafite abakinnyi 30 buzuye.